Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Urupfu ruteye ubwoba rwongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, aho umubyeyi twavuga ko yari akiri muto kuko yari afite imyaka 36 y'amavuko yasanzwe yapfuye urupfu rubi cyane. Abagiye batandukanye bongera guhahamuka ndetse abandi bagira agahinda gakomeye cyane. Abaturanyi be intimba n'imiborogo bisaga imitima yabo. Mbese uyu mubyeyi yaba ari nde? Mbese iyi nkuru ikomeje guhahamura abagiye batandukanye yaba yabereye hehe? Mbese urupfu rukomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye, ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twawuteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaze nako ntugasigiye utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo iby'uru rupfu. Iby'iyi nkuru y'icamugongo yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda igatera benshi guhahamuka ndetse n'intimba ku mitima y'abagiye batandukanye. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru barimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwoba ni bwinshi, intimba, amarira ndetse n'ishavu ku mitima ya benshi ni nyuma y'uko basanze umugore yapfuye urupfu kandi ubwo bamusangaga yapfuye yari yiriwe aganira n'abaturanyi be. Iyi nkuru yatashye mu Rwanda ariko y'icamugongo ikomeje kubabaza abanyarwanda bose ndetse n'abagiye batandukanye bose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Yabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Nzeri 2024 nibwo mu mudugudu wa Kibingo mu kagari ka Ryango mu murenge wa Muyongwe wo mu karere ka Gakenke nibwo hatangiye kumenyekana inkuru y'icamugongo y'urupfu rw'umugore w'imyaka 36 wasanzwe mu nzu yashizemo umwuka. Abamubonye yashizemo umwuka baketse ko yaba yiyahuye ngo kuko n'ubundi ngo yigeze gushaka kubigerageza ngo ariko icyo gihe ngo nigeze apfa, ngo icyo gihe abantu bahise ngo bamubona ubundi ahita bihagarika. Amakuru kandi avuga ko uyu nyakwigendera yakunze kugaragaza ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, impamvu bamwe bashingiraho bakeka ko yaba ariyo yatumye uyu nyakwigendera afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Ngo dore ko nta kindi gikekwa uyu nyakwigendera yaba yatumye afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Iyi nkuru y'urupfu rwa nyakwigendera yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyongwe Twahirwa Jean de Dieu, aho yavuze ko bakekwa ko yaba yiyahuye kuko yigeze kugaragaza ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, gusa nta muntu wahita ubyemeza kuko tugitegereje ikizava mu iperereza. Mu magambo ye uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyongwe Twahirwa Jean de Dieu yagize ati: ni amakuru yatugezeho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, twahise twihutira gutabara dukekwa ko uyu nyakwigendera yaba yiyahuye kuko yari asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe, ndetse amakuru dukesha abaturanyi be avuga ko yiyahuye n'umugabo we adahari. Basi aho umugabo we yari ahari ubwo yafataga uyu mwanzuro wo kwiyahura, twari kumenya ko yaba yatunganye n'umugabo we bigatuma aricyo yaba yafatiyeho bikamutera kwiyahura. Ariko ubu ngubu ngo ntabwo bahita bapfa kumenya icyaba cyamuteye gufata uwo mwanzuro wo kwiyambura ubuzima kuko n'umugabo we ntabwo yari ahari. Aya makuru rero akaba yateye abantu benshi ubwoba, abandi bakababara ndetse bamwe bakagaragaza ko bitumvikana ukuntu uyu mubyeyi yasanzwe yapfuye kandi ubwo bamusangaga yashizemo umwuka yari yiriwe aganira n'abaturanyi be.
Mu butumwa ubuyobozi buhora buha abaturage busaba buri wese kujya agaragaza ikibazo hakiri kare, ubuyobozi bugafasha abaturage gushaka igisubizo kandi bakanatanga amakuru ku gihe mu gihe babona hari abaturanyi bafite ikibazo cyaganisha ku kubura ubuzima nk'uyu nguyu bino byabayeho. Si rimwe si kabiri mu Rwanda humvikana abantu biyambura ubuzima, rimwe na rimwe igikunda kuba intandaro ya byose ni ubuzima baba babayemo cyangwa se intonganya mu miryango, bigatuma umuntu afata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru yabereye mu karere ka Gakenke aho umugore w'imyaka 36 yasanzwe yiyahuye, bikababaza benshi bamubonye ndetse n'abatuye muri kano gace ko muri Gakenke. Ni natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora nubwo ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.